Abo twiganye GS Basamane ndabasuhuje kandi mbasezeyeho ndetse n'abarimu bose baho. Nsezeyeho abakozi twakoranye Marquesani ndetse na Majerwa na Heart of Africa. Nsezeyeho abo twakoranye Nturagwe, Ntwara Igare ndetse n'abandi twahakoranye. Nsezeyeho abo twabanye mu Gatenga bose. Nsezeyeho kandi abanyabusamane bose. Busamane naho na karitsiye mvukamo, bibaye byiza ndumva ntashyingurwa, ahubwo umubiri wanjye mwazawuha inyamaswa zikawurira mu ruhame. Niba utarakora subscribe, niwo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe kugira ngo wumve amakuru yacu agezweho. Manuka aho hasi ukore subscribe tuze tukubwira ibaruwa y'agahinda, urupfu rw'uyu musore yiyahuye agasiga yanditse asezeraho abo bakoranye, inshuti ze zose ndetse n'abo babanaga muri karitsiye ngo avukamo. Niba ari uteye agahinda ngwino ukore subscribe rero, maze ubundi tukubwire byinshi cyane kuri aya makuru. Amahoro y'Imana niyo nkwifurije, niba ari wowe wibashije gufungura ino video yacu, reka njye nkwifuriza amahoro y'Imana kuko uri umuntu w'ingenzi, maze ubundi nze dukomezanya n'amakuru yacu. Mu karere ka Kayonza havugwaga urupfu rw'umunyeshuri waguye ku ishuri, ariko batangira gutanga ubusobanuro ku byerekeranye n'uru rupfu rw'uyu munyeshuri. Mu gihe rero hari abakekwaga kuba baragize uruhare mu rupfu rw'uyu nyakwigendera, akarere ka Kayonza katanze umucyo ku byavugwaga ku rupfu rw'uyu munyeshuri. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwahakanye amakuru yavugaga ko hari umunyeshuri wiga mu ishuri riri muri aka karere witabye Imana nyuma yo kurangaranwa n'ubu buyobozi bw'iri shuri, bukavuga ko nyakwigendera yapfuye yiyahuye. Ni nyuma y'uko hari umuturage wari wohereje ubutumwa umunyamakuru wa radiyo TVTN Oswald Mutuyeyeza, avuga ko urupfu rw'uyu mwana bari bafitanye isano, ngo wigaga mu ishuri rya Kayonza Modern School riherereye mu murenge wa Nyamirama, yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki 15 Ukuboza, ngo rwatewe ahanini ngo no kumurangarana. Ubutumwa rero bwanditswe n'uyu muturage abwoherereza umunyamakuru, bwavugaga ko uyu mwana yari asanzwe arwara igifu akaza kuremba, aribwo ababyeyi be bohererezaga moto n'imodoka ngo bamujyane kwa muganga, ariko ubuyobozi bw'ishuri bukamwimana. Uyu muturage yakomeza avuga ko byageze naho umubyeyi w'uyu nyakwigendera ajya kwirebera umwana we ku ishuri, yagerayo ngo nawe bakamumwima. Avuga ko nyuma y'uko uyu mubyeyi bamwimye umwana we, yatashye bwacya bagahamagara wa mubyeyi bamubwira ko umwana we yapfuye yiyahuye ngo kuri Muhazi. Agakomeza yibaza agira ati ibyo bintu bibazwa nde iyo umwana yapfuye gutyo. Nyuma y'uko umunyamakuru washyize ubu butumwa yohererejwe ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X, ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwagize icyo bubivugaho. Mu gusubiza ubu butumwa, ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwatangiye bwihanganisha umuryango wa nyakwigendera, nyine ni umuryango w'uyu mwana. Bakomeza bagira bati gusa ibivugwa muri ubu butumwa binyuranye n'ukuri, kuko iki kibazo cyakurikiranwe ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'izindi nzego, bigaragaza ko umwana yiyahuye. Mu gusubiza, ubuyobozi bw'akarere bwakomeje bugira buti ubuyobozi bw'ishuri bwaramuvuje asezererwa yorohewe. Iby'urupfu rwe byabaye nyuma y'uko yari yavuye kwa muganga, kandi ubuyobozi bw'ishuri bwamenyesheje ababyeyi iby'uburwayi bwe, banakomeza kuvugana nyuma yo kuva kwa muganga. Ubu buyobozi bw'akarere bwavuze ko iperereza kuri uru rupfu rw'uyu mwana rikomeje gukorwa kugira ngo hatangazwe amakuru arambuye ku cyamuhitanye n'ikibiri inyuma nyirizina. Abantu rero bagiye bakomeza bavuga bati ese ni iyihe mpamvu uno mwana yaba yariyahuye, kuko rwose umwana nk'uyu nguyu uri ku ishuri nta kintu na kimwe, nta mpamvu yashyirwa ku ruhembe
yatuma uno mwana yiyambura ubuzima kuko nta bibazo bindi wavuga yari afite byo mu mutwe, akaba nyine hari ibyagiye bitangazwa na benshi cyane bavuga bati ese ni iyihe mpamvu umwana ungana gutya yakiyahura. Tukiri aho ngaho nagira ngo mpite nyaruka n'ubundi nkubwire indi nkuru idasanzwe, inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru nayo yagiye itugeraho ku mugoroba washize, n'uyu mugoroba utambutse dukomeza kugenda tuyikurikirana dushaka amakuru menshi kuri yo kugira ngo tuze kuyibagezaho. Muri Gatenga umusore witwa Bernabe ufite imyaka 28 y'amavuko yasanzwe mu nzu yapfuye kandi yanditse ibaruwa ndende ikubiyemo agahinda ke. Ni inkuru rero ngiye guhita nza nkakubwira, ni inkuru yagiye itangazwa ku maradiyo yaba BTN yaba ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Ngewe kanze mubwire byinshi ku rupfu rw'uno musore Bernabe wiyahuye, nawe akasiga yanditse ibaruwa igaragaza agahinda ke, igaragaza umubabaro. Uno musore akimara kwiyahura mu ibaruwa yanditse asaba ko nyuma yo gusangwa ngo yapfuye ngo bazamufasha umurambo we bakawuhera imbwa zikawurya. Ni mu karere ka Kicukiro rero ibaruwa y'uyu musore iteye agahinda. Ni umusore wasanzwe mu nzu yitabye Imana nk'uko nabikubwiye. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 16 Ukuboza 2024 nibwo mu mudugudu w'Amahoro akagari ka Karambo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'umusore wasanzwe mu nzu yapfuye, hagakekwa ko yiyahuye. Bamwe mu baturage barimo abaturanyi ba nyakwigendera witwa Bernabe babwiye BTN ko bashenguwe cyane n'urupfu rwe kuko yari umuntu mwiza kandi ubana neza n'abandi. Umusore wakoranaga na nyakwigendera muri Majerwa yatangarije BTN nawe ati Bernabe witabye Imana twakoranaga muri Majerwa, yari umushoferi, duheruka kubonana amaso ku maso ku wa kabiri, ariko ku wa kane ntiyigeze aza ku kazi ku buryo yashakishijwe, noneho bahamagaye nyir'inzu yari acumbitseho avuga ko ahari, aragenda amuhuza na nyirabuja ahita amutuma aragenda ariko ntiyagaruka. Akomeza agira ati akimara kuburirwa irengero twagerageje guhamagara umurongo wa telefone ntiyitaba, gusa ikitabwa n'umukobwa ntavuge, bivugwa ko bari bamaranye iminsi. Cyakora uyu munsi nza kumenya amakuru y'uko yitabye Imana nyuma y'uko wa mudamu yari acumbitseho ampamagaye abimenyesha. Byatubabaje cyane kuko bisa nkaho ibyabaye yari amaze kubitegura bitewe n'ibaruwa yasize yanditse asezera inshuti ze zose. Umulisa Specioza umuyobozi w'isibo nyakwigendera yari atuyemo yahamirije iby'iyi nkuru ikinyamakuru BTN, aho yavuze ko bamenye aya makuru ku isaha ya 10 z'umugoroba nyuma y'uko ahamagawe amenyeshwa ko Bernabe utuye kwa John yasanzwe mu nzu yapfuye. Yagize ati hari umukobwa wamukoreraga amasuku nk'uko bisanzwe, yumvise nyakwigendera ataka agiye kureba icyo abaye, agize ngo akingure asanga yafungiye imbere, noneho atabaje nibwo bampamagaye ndahagera ntanga uburenganzira bwo kuhafungura, twinjiye mukoze nsanga yikubise hasi yubamye, mukoze numva yagagaye, duhita duhuruza polisi nayo ihita idutabara. Nyakwigendera yasize yanditse ubutumwa mu ibaruwa aho yasezeye abanyeshuri biganye, abo bakoranye, ndetse avuga ko nta mwana yigeze abyara. Abo twiganye GS Basamane ndabasuhuje kandi mbasezeyeho, ndetse n'abarimu bose baho. Nsezeyeho abakozi twakoranye Marquasani ndetse na Majerwa na Heart of Africa. Nsezeyeho abo twakoranye Nturagwe ntwara igare ndetse n'abandi twahakoranye.
nsezeyeho abo twabanye mu Gatenga bose, nsezeyeho kandi abanyabusamane bose, Busamane naho na karitsiye mvukamo, bibaye byiza ndumva ntashyingurwa, ahubwo umubiri wanjye mwazawuha inyamaswa zikawurira mu ruhame ngo bose bareba. Ikindi navuga, mpfuye nta mwana mfite, pfa nta mukobwa nateye inda n'umwe. Bayi bayi bayi. Mbega agahinda, ni ibaruwa y'uyu mugabo yasize yanditse y'agahinda cyane, arangije ariyahura, arangije yiyahura mu buryo budasobanutse. Mu by'ukuri nta mpamvu n'imwe yigeze avuga, ariko ino baruwa iteye agahinda, ni ibaruwa y'akababaro cyane kuri uyu musore, aho bamwe mu bagiye bavuga ubuhamya bwe bavuga ko batazi icyamwishe, batazi icyamuhitanye rwose, kuko ngo mu kazi yari umukozi mwiza kandi abana n'abandi neza. Reka nkubwire ko amakuru yacu ari akagaruka, ibindi byose tukaza kubigarukaho mu kanya tureba andi makuru agezweho kugira ngo nayo tuyakugeze. Reka nkubwire ngo rero amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.